tubahaye ikaze mwese ku isengesho ribohora official aho muherereye hirya no hino mu isi. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ubuntu bw'Imana bubane namwe aho muri hose. Ndizera ko amwe muri mwe muguwe neza n'abataguwe neza mukomere, mugume mu ntambara, muraza kugera ku ntsinzi mu izina rya Yesu. Tuje rero mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, igice cya kabiri cyaho tugiye kugaragaza ukuntu umuntu ashobora kuba akorera mu nyungu z'abandi mu buryo bw'umwuka. Ushobora kuba ukorera abandi ugakorera mu nyungu z'abandi mu buryo bw'umwuka, ariko we nta kintu bivanamo kandi utabizi, kuko kutamenya isi y'umwuka no kutamenya uburyo bw'uburyo wasenga, wisanga ubaye imbata y'imbaraga z'umwanzi kandi Imana yaraguhamagariye kuba umudendezo. Reka rero tukwibutse ukigera hano ku isengesho ribohora official, utarakora subscribe cyangwa se sabone, ntuze gusoza ikiganiro utayikoze, kugira ngo wiyandikishe kuri uyu muyoboro. Igihe cyose tuje ujye utubonera ku gihe, cyangwa se ujye wakira ijambo ry'Imana rikugerereho ku gihe, niducishaho isengesho rikugerereho ku gihe, ugendane natwe mu buryo bw'uru rugendo rugana mu masezerano y'Imana yagutse. Amasezerano y'Imana yagutse ari mu byiciro bibiri. Hari isezerano ry'ubu buzima bwa none cyangwa ry'imibereho y'iki gihe cya none twebwe abizera muri Kristo Yesu dufite. Hakaba n'irindi sezerano nyamukuru ryitwa iry'ubugingo buhoraho, rya nyuma y'ubu buzima bwa hano muri uyu mubiri. Karibu rero kuri wowe wifuza ko tukorana urwo rugendo, cyangwa ukumva turusangiye, ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe. Gubwa neza muri byose. Reka tubanze dusenge. Data, mu izina rya Yesu, izina twahawe gukirizwamo, ryuzuye imbaraga n'ubushobozi, ryuzuye ububasha butubatura, ryuzuye ubushobozi budukiza. Yesu Kristo, wowe wadukijije ubutware bw'ubwami bw'umwijima, tubuvanwamo tujyanwa mu bwami bwawe. Kano kanya turi mu bwami bwawe mu buryo bw'umwuka. Ntabwo rero tugomba kugira aho duhurira n'imyuka y'abadayimoni cyangwa imbaraga z'umwijima, kuko imbaraga z'umwijima zifite igihugu zigomba kuba ziherereyemo, natwe tukaba dufite aho tugomba kuba duherereye, ariho mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Kuko rero turi mu bwami bwawe, tumanureho umwuka w'ubwami bwawe, tumanureho umwuka w'ububasha bwawe, tumanuremwo ijambo ryawe katika jina la Yesu. Fungura amatwi yacu Mwami asanzwe, twakira amatwi y'ubwami yumva iby'ubwami katika jina la Yesu. Kora ku maso yacu, duhe amaso y'ubwami bwawe abona ibyo mu bwami bwawe mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga zikomoka mu bwami bwawe, zikubita kandi zigasenya, zikarimbura rwose izikindi gice cyose cyaba kirwanya bera bawe, cyaba kirwanya twebwe abari muri wowe Yesu Kristo. Hanyuma kubw'uyu muntu uje hano mu izina rya Yesu, kubw'uyu muntu turi kumwe, ndamusenge kugira ngo nawe mutize amatwi y'ubwami bwawe mu izina rya Yesu, kugira ngo yumve icyo uvugana n'ubugingo bwe, yumve icyo uvugana n'umwuka we, yumve icyo uvugana n'imibereho ye katika jina la Yesu. Kandi icyo uvugana n'umuntu ugiherekeshe ibitangaza n'ibimenyetso, ugiherekeshe imirimo ihambaye mu izina rya Yesu, ariyo yo kubohorwa mu izina rya Yesu, kwaba umwanzi aba yaboshye. Urakoze kuri Mana, mba gusenga, tugwaye amashimwe, tugwaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Uhereye dutangiye ndiye dusoreza, Mwami ntabari twawugize izina ryawe rihabwe icyubahiro kubw'uyu muntu, rihabwe icyubahiro kuwutwumva katika jina la Yesu. Nanjye rihabwe icyubahiro kumbona mu buzima bwa buri munsi mu izina rya Yesu, amazina yose
amen. Tutangiye tukubwira ko ushobora gukorera mu nyungu z'undi muntu utabizi. Mu bwami bw'Imana tuhakura amagambo adakomoka mu bwenge bwacu, ahubwo akomoka ku mwuka w'Imana. Pawulo yaravuze ngo amagambo tuvuga ntituyavugisha ubwenge bukomoka mu bantu, ahubwo tuvuga amagambo yahishwe kuva kera, aribwo bwiru bw'ubwami bw'Imana, ayo twahishuriwe n'umwuka w'Imana. Ijambo rivuga rero yuko umunyakamere cyangwa umunyamubiri adashobora kumva iby'umwuka kuri we, kuko kuri we biba ari ubupfu. Rero iby'umwuka bisaba kugira ngo byumvwe n'umuntu n'ubundi wamaze kwimenya, kwisobanukirwa uwo ari we ko ari umunyamwuka. Rero wowe wamaze kwimenya, ndagira ngo tuganire mu ijambo ry'Imana. Twabonye yuko ukuntu Yesu Kristo ubwe ku giti cye Satani yamujyanye muri Matayo igice cya 4 n'umurongo waho wa 4 biratubwira ngo Matayo igice cya 4 kuva ku murongo waho wa 4 aramubwira ngo, aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Hari amagambo ava mu kanwa k'Imana agatunga ubuzima bw'umwuka, agatunga umuntu w'imbere. Hakaba n'ibiryo biva mu butaka bitunga umuntu w'inyuma. Uko umuntu w'inyuma iyo atabonye ibiryo, atabonye intungamubiri, byo kurya byuzuye intungamubiri, umubiri we udohoka ugacika intege, ntugire imbaraga. Niko n'umuntu w'umwuka iyo atahawe amagambo mazima ava ku Mana, aba umuntu w'umunyantege nke, aba umuntu udashoboye, aba umuntu utsindwa n'imyuka mibi, akaba umuntu utsindwa n'imyuka y'abadayimoni. Kuko imbere y'abadayimoni uwo muntu, kuko ntabarya. Kurya kwawe rero ijambo ry'Imana, ariko kumva ijambo rye. Ni gute turya? Kumva nyine tuba tugaburira umuntu umwuka. Iyo ushaka kugaburira umuntu umwuka bisaba kumva. Bya bindi wumva rero uba uri guhereza, urimo uragaburira umuntu w'imbere muri wowe. Dukomeje rero kugira ngo tugere ku ntego y'icyo twatangira cyangwa ku topic nababwiye ko umuntu ashobora gukorera mu nyungu z'undi, ndashaka kugira ngo nkwibutse ko ibi ni ibintu bikorwa mu buryo bw'umwuka. Ntabwo umuntu bikorwa mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bw'umubiri naho bikagaragara. Kuko umuntu nk'uwo iyo ari gukorera mu nyungu z'undi, hari ibimenyetso bigaragara ko hari umuntu ukorera, wowe ukorera ukagira ibyo umwinjiriza, ariko wowe ntugire icyo ubona. Mbega mw'isi y'umwuka uri nk'imbata cyangwa uri nk'umukozi w'undi muntu runaka mw'isi y'umwuka utabizi. Rero dusoma aya magambo, ndabanza kugira ngo nkwereke ukuntu bikorwa. Ku murongo wa 5 ngo, umwanzi aramujyana, arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha numpfukama ukandamya. Umva kano kajambo ngo umwanzi arongera aramujyana. Umwanzi arongera aramujyana. Aha nshatse kukwereka rero mu gihe cyacu cya none, uyu ni Yesu wajyanywe. Ariko si uko Yesu yari yabaye umunyantege nke imbere y'umwanzi cyangwa se imbere ya Satani, ahubwo hari ibintu Yesu yakoraga kugira ngo twebwe b'iki gihe atwigisha ibibaho mu isi y'umwuka. Kuko yarabizi neza yuko namara kugenda agasubira mu ijuru, azohereza umwuka we wera akatubwira n'ibyo atavuze. Kuko ni isezerano yari yarahaye abigishwa, bavuga ngo ni byiza ko ngenda, kuko ningenda nibwo nzaboherereza umufasha, ari wo mwuka wera. Aravuga ngo uwo ntibishoboka ko abo mwisi abisi bamuhabwa. Uwo rero naza azababwira ibyo ntababwiye. Umwuka wera iyo akuriho akubwira n'ibyo
Kristo atigeze arambura ngo yigishe mbega avunagura asobanure. So ahangaha rero Yesu yatwawe nkuko ubyumvise, yatwaye ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi. Umwanzi arongera, nuvuga ngo hari ahandi yari yabanje kumujyana, none ko yongera kumujyana mu mpinga y'umusozi. Iyo uri mu bihe byo kugeragezwa ariko ntumenye isi y'umwuka, umwanzi ahora kujyana, kandi muri uko kujyana ugasanga muri kwa kugerageza kwe yakunesheje, yagutsinze. Noneho yagutsinda akaba yakwigarurira, kuko iyo umwanzi iyo yakunesheje mu isi y'umwuka arakwigarurira. Iyo akwigaruriye rero atangira ahita gupushinga, akagukura mu mwanya wawe akawuterekamo uwundi. Mu isi y'umwuka ugasanga hari umuntu uri kwenjoyinga ofisi yawe, umwanya wawe utabizi. Bigenda gute rero muri iki gihe cyacu cya none? Muri iki gihe cyacu cya none umwanzi kugira ngo akore bimusaba umuntu nk'uko Imana nayo cyangwa umwami Yesu Kristo kugira ngo akore bimusaba umuntu, kugira ngo Yesu akore bisaba wowe. Nuko umuha umutima wawe, nuko Yesu wamara kumuha ubugingo n'umutima wawe, akaza akinjira mu mutima wawe, akinjira mu bugingo bwawe, akoresheje umwuka we wera, agatangira gukorera muri wowe. Wavuga akaba ari Yesu uri kuvuga, wategeka akaba ari Yesu utegekeye muri wowe. So rero mu ruhande rundi rwa kiriya gice cy'umwanzi, kugira ngo Satani akore bimusaba umuntu, bimusaba nawe ukorana nawe amasezerano ye, akamuha ubugingo bwe, akamuha umutima we. Noneho sasa imyuka y'abadayimoni ikamwimukiramo. Ngo rero uwo niwe twita umurozi. Uwo murozi, imyuka mibi y'abadayimoni cyangwa imyuka ya Satani imwimukiramo, ikamwimukiramo igamije kumukoresha mu nyungu z'ubwami bwa Satani. Ya myuka mibi rero bigamije kumukoresha mu nyungu z'ubwami bwa Satani mu isi y'umwuka. Umurozi iyo akwatatse akakunesha, aragutwara mu mwuka, aragutwara hehe mu mwuka. Yamara kugutwara mu mwuka, utumva ngo umubiri wawe abantu bazakomeza kuwubona. Munsi wajyanywe ntabwo bivuga ngo umubiri we barawujyana. Oya, ubwo kiretse nyine nabyo birashoboka, yego nyine ko nabyo bishoboka kujyana n'umubiri bakawutwara, tukabona umuntu apfuye imburagihe, apfuye imyaka yiwe ituzuye, apfuye akenyutse, arigwaye umunsi umwe, umunsi wa kabiri agashiramo umwuka. Bene nka bariya bivuga ngo umurozi abatwaye mu mwuka, abatwaye no mu mubiri, bakajyanwa rero mu masi y'umwijima mu isi y'umwuka, bakazajya bakoreshwa hano mu isi. Yes, nguko bigenda. None wa muntu ukoreshwa hano mu isi yaribwe, ushobora gutwarwa muri ubwo buryo upfuye nyine, bigasa nkaho ugaragaye nk'uwapfuye, urwaye umunsi umwe, urwaye iminsi ibiri, umunsi wa gatatu Yesu upfa mu rupfu rw'amayobera. Nuvuga ngo uko bigenda, umurozi ajyana wowe wese. Kiriya gihe abibwira ko bagiye gushingura umubiri wawe, si umubiri wawe ubushinguwe. Ku bantu bagiye bapfa muri ubwo buryo, ntabwo ari umubiri w'uwo muntu ubushinguwe. Mu isi y'umwuka hari amashitani afite ubushobozi bwo kuza akambara cyangwa akigira umubiri w'umuntu, ariko wa muntu n'umubiri we bamujyanye nyirizina. Cyangwa se bashobora gufata mu isi y'umwuka mu ruhande rwa kirozi, bashobora gufata umutumba cyangwa ingege n'igiti, igatongerwa ikagaragara nk'umubiri wawe, bakagenda bagashingura yangige n'igiti, ariko wowe nyirizina mu isi ya kirozi bagutwaye n'umubiri. Ibyo nabyo rero birashoboka, si icyo nashaka kuvuga. Ubwo rero ibyo ni impamvu y'impfu zitunguranye tubona. Impfu zitunguranye nuko zikorwa. Wa muntu urwara rimwe agahita apfa nimugoroba, cyangwa akarwara umunsi umwe, umunsi wa kabiri agahita apfa. Nuko bigenda mu isi ya kirozi, mu isi ya Satani. Uwo muntu baba bamutwaye n'umubiri we wose. Nkuko tubonye rero hano Yesu
umwanzi igihe yamujyanaga we yamujyanaga n'umubiri, ariko amujyanaga tamwishe kamemuta nk'uko abahangaha kandi n'ubundi ababaruzi batwara ntabwo baba bishe, cyane cyane bitewe n'inyungu Satani abona muri uwo muntu, cyangwa bitewe n'inyungu uwo murozi amwifuzamo. Yabonye uri umukozi mwiza, yabonye uri umuntu yakoresha mu bikorwa byiwe bya kirozi, akagutwara muri ubwo buryo n'umubiri. Noneho ndi kuvuga hari ababa batarajyanywe mu buryo bumeze gutyo ngo n'imibiri bayitwara, ahubwo barashabuye wowe w'imbere. Murozi yarajyanye wowe w'imbere. Kukujyana wowe w'imbere rero ni ukuvuga ngo araza mu gihe cy'ijoro usinziriye, agahita aguhamagara, ariko agahamagara wowe w'umwuka. Hari n'abahamagarwa ijwi bakaryumva, umuntu akumva umuntu umuhamagaye, wakumva umuntu uguhamagaye ngo Kalisa we, Donata we, ukitaba. Iyo witabye mu isi y'umwuka, umurozi buri ahita gutwara, abagutwaye. Hari rero n'abandi badahamagarwa mu buryo bw'ijwi, ahubwo bigakorwa mu buryo bwa kirozi, akaza akagufata akaboko mu buryo bw'umwuka, akagusohora, agacomora wowe imbere. Wewe imbere yakujyana, ubwo muri uko kujyana akaba yakujyana mu mirimo ye isanzwe. Rimwe na rimwe ntunagaruka, ahubwo muri wowe mu mubiri wawe hagasetingwamo amashitani, imyuka mibi. Uwo muntu wajyanywe rero, nongere mbisubiremo, ahorana ibibazo bidacika. Biba ari ibibazo bya buri kanya bidacika, hava w'ikihazi ibibazo biba ari byinshi kuri uwo muntu. Umuntu rero nk'uwo ubona ibibazo biza bisukirana ari byinshi kuri uwo muntu, bidafitiwe igisubizo, adashobora kwivanamo. Undi umenye ngo uwo muntu direct ni mufungwa, ni imfungwa, ni imbohe. Ntabwo hari muri we, ahubwo we imbere baramutwaye, baramuboha, aboheye ahantu mu isi y'umwuka, abohewe mu icupa rya kirozi, abohewe muri plafond, abohewe ari mu mugezi utemba, ari mu buvumo, ari mu mwobo, aboheye mu giti, ari mu kibindi, ari mu icupa, cyangwa se ari munsi y'igitanda, cyangwa ari mu kabati. Uwo muntu nk'uwo nuko bigenda. None se uwo muntu ububoshye mu buryo bw'umwuka, atangira guhura uwo batwaye neza, ahura n'ibibazo bidashira, bidacika, bidacika. Bisaba rero kuzura umwuka wera, ugashaka Imana, ugasenga Imana. Ijambo riravuga ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri kuba bature. Yesu yazanywe no kuvana abantu mu bubata. Iyo wamaze kumenya rero ko ufite icyo kibazo, hari imbaraga y'umurozi yagutwaye, uri imbohe y'umurozi. Murozi yarakuboshye, yarakwitendetse akakuboha, ugashaka Imana. Imbaraga z'Imana ziramanuka zikakubohora, zigaca imigozi yose ya kirozi, zikarimbura, zigasenya ahantu hose uboheye, zikagukurayo. Waba uri munsi y'igiti ukavayo, waba uri mu matongo ukavayo. Hari abandi usanga babohewe mu matongo, n'inzozi zabo zikazijya zimwereka ari mu matongo. Inzozi zawe zikakwereka uri mu nzu zitazwa, ahantu utigeze umenya. Ndagusengera nohereza ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Wowe uri ahantu utazi, nturi mu mubiri wawe, nturi wawe mu rugo, vayo mu izina rya Yesu Kristo. Vayo, sohoka aho hantu, va muri uwo mwobo mu izina rya Yesu Kristo, va muri iryo cupa mu izina rya Yesu Kristo. Ntumye marayika wisumba byose, marayika ukorera abazaragwa agakiza, agufata akaboko, agukure ahantu uri hose hatari mu buzima bwawe, hatari mu mibereho yawe. Garuka mu mibereho yawe mu izina rya Yesu, garuka mu mubiri wawe mu izina rya Yesu. Ibituriye mu mubiri wawe byimuke muri wowe, ube mu mubiri wawe wenyine mu izina rya Yesu Kristo, amazina yose. Nkomeza rero, icyo gihe iyo bimeze gutyo rero, hari umuntu burimo uraprofetera muri ibyo bibazo uhagazemo. Hari umuntu urimo urunguka, hari umuntu urimo uratera imbere, hari umuntu uba wicaye mu nyenyeri yawe arimo arayikoresha, hari umuntu urimo urazamurwa.
arimo arazamurwa umukorera utabizi, umwinjiriza utabizi, umuzamura utabizi. Kubera iki? mu mwuka nuko bigenda. Satani akazi kiwe ni ukwiba. Ubutunzi bwa Satani bushingiye ku kwiba. Kuko Satani ntarema ubutunzi, ahubwo ariba. Nubwo yiba abantu, ni imigisha ariba, nta mugisha agira. Yiba iby'abantu akabigabira abamuramya, akabigabira muvuga ngo babandi baramya Satani. Nkuko wumvaga abwira Satani ngo yereka Yesu mu mwanya muto, akamwereka isi n'ibirimo n'ubwami bwose, akamuga ngo nupfa ukamukandamya. Ijambo twabonye yuko ijambo ry'Imana, Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, iravuga ngo amwereka ibihugu byo mu isi. Aramubwira ngo nupfa ukamukandamya, biriya bihugu byose ndabiguha. Kumbe ukabona ko mu mwuka ibihugu Satani yabigabanye, ibihugu Satani abyipira. Bityo rero abamuramya abasha kubaha, abasha kubicaza mu ntebe zitandukanye. Ariko izo ntebe zitandukanye abicazamo ntabwo zakagombye kuba rize, ahubwo aba yarazibye abana b'Imana, aba yarazibye babandi bari bararemewe kuzicara mu ntebe runaka. Wararemewe kuzaba minisitiri, wararemewe kuzaba umwangineri ukomeye, wararemewe kuzaba umuyobozi wa kampani runaka, umushinga runaka, kuzaba n'ibindi, kuzaba umudokiteri ukomeye. None mu isi y'umwuka bakakwiba wa mwanya cyangwa ya ntebe, Satani akayimikamo abantu be. Ngubwo uburiganya bwa Satani, ngubwo uburiganya bw'ubwami bw'umwijima. Yamara kwimikamo abantu be, urumva noneho wowe sasa wisanga uri mu bihombo, kuko uri ahandi hantu mu isi y'umwuka utazi nawe, ariko wa mwanya wawe urimo urinjiriza abandi, ya ntebe yawe irimo irinjiriza abandi. Twasomye mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 16, tubona umukobwa waraguraga, ariko kuragura kwe ntabwo cyo kwamumariraga, ahubwo kwinjirizaga abamukoreshaga. Kuragura kwe kwinjirizaga abamukoreshaga, we nta kintu kwamwinjirizaga. Handitswe ngo bukiye tujya aho basengera, duhura n'umuja uragura utewe n'abadayimoni, yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Urumva yungukiraga bashebuja cyane, bivuze ngo yungukiraga bashebuja cyane n'ingemu. Ibi byandikiwe wowe kugira ngo biguhe guhumuka, biguhe kumenya, biguhe kwisobanukirwa, biguhumure, umenye uko ugomba guhagarara muri ubu buzima hano mu isi, usenga, ubohoza ubuzima bwawe, ubohoza imibereho yawe, kugira ngo umenye utazisanga uri mu maboko, uri imbata y'umurozi runaka yaragufashe akakudomina mu buryo bw'umwuka. So uyu mugore rero cyangwa se uyu mukobwa waraguraga, nuvuga ngo yari umuja. Ijambo ryavuze ngo yari umuja. Nuvuga ngo niba yari umuja, yari afite bashebuja bamukoreshaga, akabwira. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo yabwiraga abantu bizaba, kandi uragura niko bimera. Yabwiraga abantu bizaba, ariko kubwira abantu bizaba ntabwo ari umwuka wamukoreragamo wisumba byose. Umuntu nakubwira ibizakubaho cyangwa akakubwira ibyuzi, ntabwo biba bivuze yuko umwuka ubikubwira umuciyemo ari umwuka uva ku Mana. Uyu mukobwa rero yakurikiranaga mu ba Pawulo, ahita bahishurirwa dayimoni zimurimo, zimenya ba Pawulo abari bo, zikamenya n'ibyo bavugaho bituruka. Niho rero sasa uwo mugore waraguraga cyangwa umukobwa waraguraga ngo yatangiye gukurikira Pawulo, ngo uwakurikira Pawulo natwe arasakuza ati aba ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza. Urumva ko dayimoni zishobora kumenya ibyo umuntu avuga ko ari ibintu bituruka ku Mana, ari ibintu birimo agakiza, cyangwa zikamenya ko ibyo umuntu avuga nta gakiza kabirimo. So dayimoni zari ziri rero muri uyu mugore cyangwa muri uyu mwana w'umukobwa. Uyu mwana w'umukobwa yizabonaga umuntu zikamumenya,
zabona umuntu mu kumumenya, ubwo urumva niba imyuka mibi yakumenya. Nuko uyu Pawulo yari afite imbaraga, Pawulo yari afite amavuta. Ngo zagiye yatangiraga kuzajya asakuza ati aba ni abantu b'Imana, mubumvire inzira bababwira ni inzira y'agakiza. Abikora gutyo umunsi wa mbere ari nyuma ya Pawulo, buri munsi inzira ya kabiri, ubu buryo gatatu kane gatanu. None ngo Pawulo yumva aramurembeje. Mu yandi magambo ukuwumvisha ayo magambo wavuga uti ni meza, uyu muntu arimo arampamiriza imbere y'abantu. Pawulo nuko yayishuriwe, we iyo aba ari umuntu udayishurirwa yari kumwihora akavuga ati uyu muntu arimo aratuma abantu banyemera, uyu muntu arimo arampamiriza, aramvuga neza. Ariko siko byari bimeze mu isi y'umwuka. Byageze aho ngaho ngo yumva Pawulo bimugeza ahantu mu isi y'umwuka. Birashoboka ari ukuntu yumvaga birimo biramukuraho amavuta, birimo biramukuramo imbaraga, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo amuzengereje. Numa mu isi y'umwuka hari umwuka Pawulo yumvaga urimo uragenda uramwataka biciye mu magambo y'uyu mukobwa. Pawulo ahita yishurirwa yuko aya magambo y'umukobwa ari kugenda avuga atari we nubwo ari kumuvuga neza, ahubwo ari abadayimoni bamurimo. Ngo ahita cyaba abadayimoni bamuvamo, bamuvuyemo ba bandi yakoreraga batangira guhomba. Ubwo business zabamukoreshaga, z'abaruzi bakomeye bakoreshaga uno mukobwa, zatangiye kumanuka, zitangira kujya hasi. Business zabo babona wapi, ibyo bakoraga byatangiye gusenyuka. Niba bacuruzaga batangiye kubura abakiriya, niba bahingaga bari guhinga nibeze, niba bari korora ariko amatungo akaramburura. None mu isi y'umwuka rero nuko bigenda nyine. Iyo watwawe mu isi y'umwuka ukoreshwa mu buryo utazi, hakabaho guhura n'imbaraga z'Imana zikubita ikigukoresha, urabohoka. Iyo ubohotse ba bandi bari barakuboshye batangira guhomba, batangira kujya mu bihombo. Niyo mpamvu ubona urugamba rurakaze. Bibiri tubwire ko aba bantu babonye yuko nta nyungu bagiteze muri umukobwa, kuko daimoni zari zimuvuyemo izo bamushyizemo. Uno mukobwa bari baramushyizemo iyo daimoni. Ya daimoni uko igenda ikurikira abantu, ishakuza, iragura, ibwira abantu bizabaho, ba bandi business zabo zigazamuka, ibikorwa byabo bigahora bitera imbere. Kuko ukuboshye agushiramo umwuka mubi, wa mwuka mubi agupushinzemo, atransfera muri wowe mubi. Mu isi y'umwuka wowe ahita gutwara wa mwuka mwiza, ya mahirwe yari akuriho, kwa kuboko kwiza wari ufite, kwa kuboko ko gucuruza, kwa kuboko ko korora, cya gikundiro wagiraga, kwa kuntu wabonaga abantu bakwemera, kwa kwemerwa akaba cyaragutwaye. Ugasanga hari niba haje n'umuntu agakubita akwiruka n'uwo mwuka wo kutemerwa, none cyacuka gihita gisubira kuwa cyohereje. Uwo mwuka usubiye kuwa kohereje, wa wundi agatangira guhomba. Niyo mpamvu mu isi y'umwuka rero abakozi b'Imana baba muri ibihamagaro duhura n'intambara zidasanzwe. Usomye neza Bibiri tureka ko Pawulo bamaze kubona yuko abakoreshaga wa mugore wa mukobwa babonye ko nta nyungu bamutezemo, ngo bahindukiriye ba Pawulo, barabafata, barabakurubana, ngo babajyana mu maguriro, barabakubita, baranabafungisha. Mu isi y'umwuka ngizi nto ntambara abahamagariwe umurimo wa deliverance, abahamagariwe umurimo wo kubohora abantu bacamo. So shuti mukundwa muri Kristo Yesu, biragusaba kugira ngo rero wegere Imana ibashe kukubohora, wegere Imana ibashe guca iminyururu n'imigozi yose mu buzima bwa buri munsi. Mu isi y'umwuka ubonye ukuntu umuntu akorera mu nyungu, ushobora kwisanga hari abantu bakungukiramo, cyane baba barakuboshye, baba bakungukiramo.
uyu mwana, uyu mukobwa wo mu byakozwe igice cya 16, wumvise yuko abari bamushizemo umudayimoni wo kuragura bamwungukiragamo, ariko amaze kubohoka wa mudayimoni Pawulo awukubise imuvuyemo, uhita usubira kwa babandi bari baramuboshye. Usubiye kwa bandi bari baramuboshye, intambara bayikura mu mwuka bayizana mu mubiri. Bahise bayikura mu mwuka bayikura mu mubiri, kuko mu mwuka bari batsinzwe. Bahise bahindura intambara bayizana mu mubiri, niko gufata ba Pawulo barabakurubana. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, waba uri gukorera mu nyungu z'abandi, sengana nanjye nino sengesho. Vuga uti mu izina rya Yesu Kristo watsinze urupfu n'ikuzimu, umwami w'abamukinga ntihagire ucingura, uwameneye amaraso ye, uwazanywe no gushaka icyari cyarazimiye, kandi nanjye ndi intama yazimiye. Uwiteka, ndi imbere yawe kano kanya mu izina rya Yesu. Nkimara kumva ijambo ryawe, ndasaba kugira ngo waba anjyana wese agamije kumboha, agamije kumbohesha imyuka mibi, agamije kumbohesha inyatsi, agamije kumbohesha icyangiro, agamije kumbohesha igisuzuguriro, agamije kumbohesha ibyaha, agamije kumbohesha imigozi y'ibibazo bitandukanye bya hano mu isi, kugira ngo mwami anyungukiremo uwo ari we wese unjyana, unyataka wese, cyangwa uwanjyanye kera akaba yaramboheye ahantu ahariho hose nakwisanga, nakwibona, utampamagariye kuba ariho ndi aka kanya. Mu izina rya Yesu wapfuye akazuka, amaraso yawe Yesu nambohore, namvana ahantu hose abana b'umwijima aho banjyanye. Amaraso yawe Yesu, ni izina rya Yesu Kristo, bikure ugutwi kwanjye aho kuri hose, izina rya Yesu Kristo. Amaraso yawe Yesu Kristo akura ukuboko kwanjye kugufite wese, kungukiramo wese, mu izina rya Yesu. Kuboko kwanjye kwamburwe, kungarukire mu izina rya Yesu Kristo. Kiganza cyanjye kingarukire mu izina rya Yesu Kristo. Sura yanjye ngarukire mu izina rya Yesu Kristo. Sura yanjye garukira mu izina rya Yesu Kristo, garukira mu izina rya Yesu Kristo. Sura yanjye garukira mu izina rya Yesu Kristo. Igikundiro cyanjye kingarukire mu izina rya Yesu, kingarukire mu izina rya Yesu. Intambwe zanjye zingarukire mu izina rya Yesu Kristo. Amagara yanjye, umubiri wanjye ungarukire mu izina rya Yesu Kristo. Ingingo zanjye zingarukire, uwazitwaye wese atsindwe, ushaka kuzikoresha uburetwa avumwe kwa china Yesu, kwa china Yesu, kwa china Yesu. Watsinze urupfu, utsinde kuzimu, urakingura abari bari mu nzimbohe barasohoka mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ndasohotse, mvuye ahantu hose aho umwanzi yari yankize, mvuye ahantu hose aho umwanzi yari yarambitse, kwa china Yesu. Ngarutse mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ngarutse mu buzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo, ngarutse mu mibereho yanjye mu izina rya Yesu Kristo, ngarutse mu masezerano yanjye mu izina rya Yesu wapfuye akazuka. Amen, amen. Ngaho reka ngusengere aho uri, pfukama nanjye ngusengere. Data, nyuma y'uyu muntu umaze kwatura aya magambo, wakumvaga rino sengesho, wasenganaga nanjye, ndamwaturaho kubohoka. Imbaraga zose zari zaramujyanye katika jina, zamujyanye mu musozi, zamujyanye mu mashyamba, zamujyanye mu mataba, zamujyanye mu mugezi, zamushyize mu icupa, zamushyize muri parafo, zamushyize ahantu ari hose mu buryo bw'umwuka katika jina. Uyu muntu muvanye aho yari yarajyanywe kwa kinara Yesu, aho bamubohe munsi y'igiti, munsi y'umunyinya, munsi y'igiti cy'umuvu, abo windirizaga inyungu, abo windirizaga ibintu byinshi, wowe ukabihomberamo, bakurekure mu izina rya Yesu. Muri w'Imana utwike, muri w'Imana urimbure buri mwuka wose wari wicaye mu buzima bwawe, mu mibereho yawe, mwuka wari wicaye mu masezerano yawe, ugende mu izina rya Yesu, ugende ukuveho kwa jina la Yesu Kristo, wongere wicazwe mu bwiza bwawe Imana dataguteguriye. Ni mu izina rya Yesu Kristo wambwa pakazuka. Amen, 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 amen. Izere urabona ubwiza bw'Imana. Nabizera gusa bizerera mu isengesho,
bakizerera muri Kristo Yesu no mu ijambo rye, nibo babohoka. Izere muri iri sengesho, niba hari ikintu Imana ikoze cyangwa hari uburyo wagiye wiyumvamo dusenga, waduha ubuhamya muri komenti. Gubwa neza, girirwa neza n'Imana, ubuntu bw'Imana bane nawe. Shalom.